Hano ni home nuko isanzura byataye. kabisa rero. Ndi umuhanzi, Okay. ndi umuraperi, Okay. cyakanga ndi umusore ntago ndashaka. Ndakeka ko nta muhanzi uri hano muri Kigali ushobora kuba nyine igisenyi utazi the same. Uretse ko wenda ari uwo wabibaza kuko abanzi bakunda gukapinga, njye ntago njya nkapinga. Ibirimo ndabivuga ntago njya nshobora nyine kunyura ku ruhande tu. Beat kabisa. Suri tayari? Icyo kibazo cyagorana byatari. Ozy King Show paka last. Ladies and gentlemen, it's your boy Ozy King, the one and only, the king of the mic, the biggest street promoter in a country. Where are you? Where are you? Mumezemte. Yeye. Uyu ni wa mwanya wa street talent. Aho mbabwira ngo show mpaka last, show Monday to Sunday. Musaza bimeze bitese? Abantu ibintu byose. Turakwakiriye kuri Ozy King TV. Ubwira abantu wagwani what's popping up. Ndishimye cyane kabisa yo. Nitwe twishimye cyane kukurusha. Kuko mu minsi yashize nigeze kubwira abantu ngo ijya kurishihera ku rugo nibabyumva. Bakambwira ati wa munyagisenyi we abantu maze kwakira b'igisenyi ni wanga. Kabisa. Rero mbabwira ngo introducing no murasta turi kumwe cyangwa se uyu musani turi kumwe no munyagisenyi. People from Gisenyi, nizere ko mumeze neza, ndaza kubona urukundo rwanyu muri comment. Agiye gutangira twibwira anatubwira what's popping up, what's going on, niki kimugenza. Mwanya nuwawe bapa. Urwaitana kushi ruhando uzana ubugambo na genge tukwange. Hakuna matata menizo nkuta sinkunda puta paka mugupfa. Indagara zuzuye aha muri games zirashaka zivugwa zigize amade. Zanye igikapu cyuzuyemo album. Ugikore na track ziri fame. Uzambona mpubutse TV. Uwo munsi ndatama urwivi. Track zanje ziri heavy. Yuvuze nkushyira ku mavi. Song title yahindutse intro ntago nahabi n'igikinywa sitro. Izacu ni zontro rwata ya Negro twita mijolo pusha ni dolo. Na vanze drug na bia maso yabaye imituku. Smoke yangize kroni nyisumba barezi basumba punani. Rika muri butu nisigana zaza muri hit yafasha abasaza. Iyi beat iri kunsaraza brother izanyu ziraza kugaga. Yeye so boy HP. Yeye HP turakwakiriye rero biganiro bya Ozy King TV tukubwira ngo isanzure feel at home. Hano ni home nuko isanzura byataye. Kabisa rero ndashaka kubwira abantu bawe ikijya mbere ikikugenza bimeze bitubundi. Abantu banjye subikira nababwira ko bahora babibona ariko uyu mwaka kabisa dutangiye 2025 ikintu nabwira abantu banjye cyangwa se nundi wese urava hano kwica no nyine umbonye uyu munsi no gihe cyo kubabwira kiza ko uyu mwaka ngiye gukora ibintu bya danje kabisa. Ngiye kubahereza audio nziza, video nziza. Barabibona no kuri channel yanjye ni HGP official, barabizi ntago njya mbahereza ibintu bibito. Muri uyu mwaka wanasohoye indirimbo cyashya, amashusho na video, amashusho na audio. Indirimbo yitwa Gutigita. Gutigita. Uyu mwaka ni ukubatigisa. Byataje. Mr. HGP. Urugendo rwa muzika ubu twinjiye mu kiganiro nyirizina, tumaze gukora ka intro, wibwiye abantu bagukunda n'abatagukunda bakunda Ozy King TV. Nizere ko bari bukubonere hano kandi baragukunda. Nzi neza ko ibintu dukora ni byiza kandi biraryoshye. Uyu munsi rero nshaka kuganiriza abantu bawe ube wowe nyine, ube umusitari, ube umuraperi, ube umudriller, ube nyine wowe noneho nyirizina. Abantu bakubona kuri video, abantu bakubona kuri ku screen ya uyu munsi nshaka nyine ubaganirize ube wowe, babwira utuntu dutangaje wagiye uhura natwo mu muziki. Mbese uyu munsi bamenye ngo HGP ni muntu ki. Suri tayari? Icyo kibazo cyagorana byatari. Kubasobanurira ngo umuntu ni muntu ki nyine wenda, ariko nyine nje wenda nabibasobanuye mbere. Ndi umuhanzi, ndi umuraperi, cyakanga ndi umusore ntago ndashaka ataza kugira n'inkumi nyanga nyine ireba ikiganiro igahita inyanga kandi mfite gahunda. Niba ushaka ibyaro nihaza byinshi ubwo urabicagura. Oya bigwemo nari. Kindi kabisa nyine nta kindi kabisa. Home ni Rubavu. Nkorera umuziki igihugu cyose, nta hantu ngira mbese nkorera tu. Mu rugo hose ndakora. Mu rugo ni Rubavu. Wavuye Rubavu rya winjira KGL. Kuva na kera subwo sinazagara. Kereka niba ari kuvuga ngo kwakunda uzamuka ukavuga ati nje kuba nkwami. Yego. Uje gukwamira KGL nyine. Yamaze umwaka n'igice. Nizere ubamaze ku Munyakigali, imico n'Umunyakigali, imivugire n'Umunyakigali, kuko ndi kumva gucoga ibintu by'iwacu byinshi ndi kumva barabicitse. Wamaze kubitera ishoti. Sinzi niba umuntu yabireka. Nose HGP.
Okay, ngewe mbona indirimbo yo gutigita mbwira n'abantu kujya kuyireba cyangwa se baze kureba muri description z'ikiganiro turayipininga. Muze kujyamo mushyigikira Haji P kandi arakora ibintu byiza, afitanye indirimbo n'abantu benshi n'uri buze kubitwibwirira. Rero turashaka utubwire Haji P wakuze wumva uzaba umuhanzi, wakuze wumva ufitiye gahunda, kuko akenshi twese abana aho tuva tukagera ampulisi no n'abana b'igisenyi dukura twumva tuzaba basoja. Je nakuze numva ngomba kuba umusoja, rero nsigaye ndi inyuma ya kamera. Anye nakuze numva nzaba umukinnyi. Ye Gisenyi ni birebire, umukinnyi n'umusoja benshi kabisa. Nanjye ntabwo nakundaga ibintu bya music cyane tu. Nko muri primaire nko kugeza mu wa gatandatu. Nari ndu ariko genda na mentioning ibigo by'Igisenyi kuko kuba ari iwacu biremeye kuba twabavuga credit bakazibona aho twagiye twiga. Ikibazo rero aho nize primaire ntago ariho. Ntago ari muri Rubavu, urumva twaba tugiye kwamariza atari nabi wacu. Bitari Rubavu ntago turi. Ntago twabibakorera. Urumva ndangije nyine ndavuga ati kabisa nanjye ngomba kwikinira umupira kuko njye nakundaga umupira, ndi umudefenseur bra wa danger kabisa. Ara muri kuri gatanu cyangwa kuri kabiri nakubitaga monte za atari kabisa. Okay, hari ikipe Gisenyi ugize ukinira se? Cyangwa se umuntu wa danger kuko Gisenyi havaye abakinnyi ba danger muri kino gihugu. Nta kipe wapfa kubona itari umwana w'Igisenyi. Uwo mwakinanye wenda uvuga ati uyu munsi uramujama ngewe arabizi ko nari nanareba. Abantu twakinanye bose ko batazamutse. Cyiciro cyawe turakimenye. Cyiciro cyanjye kirakubwira. Ariko abantu twakinanye nyine twa dufite umutoza wenda nawe ntago twamuvuga cyane, ariko nyine twari tumufite yadutoza nyine dukina turi amakipe kwa kundi uvuga ati ndi kipe yo mu gace kanaka nyine urabizi bavuga ukuntu twe twimereye nyine abantu babo barabizi. Sa gace kanyu gafite ikipe ariko dukina dufite n'umutoza n'iki. Nanjye rero muri primaire gutyo numvaga ngiye nzibera umukinnyi kuko ntago nakundaga ibintu bya music. Ariko kwa kundi mu gatandatu primaire burangije cya leta tangiye gukunda hip hop mu buryo abana buteye ubwoba kabisa. Okay, uyikundishijwe n'iki urangiza primaire kuko birumvikana ni vuba cyane muri za 2010 na kangahe? Wabitewe n'iki waje ku mbese kwireta uruvuye mu mupira? Nanjye nari mfite abajama banje benshi burana nari ndi mutoya ariko nshiringa n'abantu bakuru tu wenda cyangwa bandutaho gake. Numvaga bakunda hip hop old school. Nanjye kuko n'abantu benshi gutya nanjye nko mu wa mbere secondaire mu kabiri tronkome banyitaga benshi Pifra, n'ubu ngubu ari abantu benshi babizi bakwita Pifra. Hari abantu no muri comment njya mbona nko muri comment ku ndirimbo yanjye ngo Pifra courage nyine ibintu kuko usa na Pifra se kuko ngana Pifra man uri big kuri Pifra yahoze ari uruzingo. Oya nanjye nago sounding nyine bakumva vibration yawe nyine. Oya nageze nkunda hip hop nyine ngira character z'abaraperi. Hari ukuntu uri abaraperi nyine tugaragaye kuri style ku nyine mu ngendo ibiki yezaho nyine urumva tronkome kwa kundi ubugishyushye bya atari nyine ukiri muri ya myaka. Ariko ubu naho bigeze nyine boro barabirenze nyine wikorera ubukora none ibi boro bivuga ngo iyi ni kariyeri. Undi yukuze bwo nyine ufata umwanzuro ukavuga ati ibi ni ibyanjye cyangwa isi ibyanjye. Okay, ukiri icyo gipeti nyine kigishyushye nyine urwo rupeti banyitaga. Ari boro wabaye kuko akenshi nanjye ndi umupeti nakundaga gukina ngiye ndibuka n'abapeti nagiye wansinda nk'igitego nkagukurikira nyine nkajya kukuvuna bisa. Bya boro bya sinabye ari kuri stade Gacucu niba hazi munsi ndahazi Gacucu naho ra boro nahavuna muri abana yizi kabisa. Oya ndashaka kumbwire nk'akaririmbo wabaranditse icyo gihe cyangwa se boro wakundaga guflowing? Nakundaga indirimbo za Pifra kabisa. Okay, manuka muka boro ka Pifra nyine kuko birumvikana kari nabyo byabigutse urumva ni kera, ariko wabwo nazibabwira nk'amazina indirimbo ze zankomye. Ushaka kuvuga ko na ndirimbo na flow ni mu kibuka? Oya barabajibo muri Tough Gang bose bararenze nyine awukubita ibintu byinshi ahubwo ukagenda ukura mutuntu. Ntago flow ye wapfa kwifata fresh nyine kereka ari muri iki gihe uyihaye. Ako nkazira boro za kera ntago wazifata gusa amazina yazo mba nzizi nka boro yitwaga ngo Attack muri rap, hari boro ya Pifra yitwa Nkunda rap, hari boro z'aba Green Peas yitwaga Ikinege cya hip hop. Nari nzi nyinshi nyine old school cyane kahise. Okay. Muri make icyo gihe izo ndirimbo n'icyo gihe kuba waritwaraga nk'umuraperi muri Troncom nibyo byagusunikirije kuba umuraperi w'uyu munsi? Muri Troncom urumva gishaza barabarara bafite bo muri Tough Gang ukavuga ati nanjye ngomba kujya studio arishaza.
none se mani kuri umwana wo mu biryo wagiraga ishaza ry'iki oya se njye ubwiye n'iki ko ndi mu biryo ese abantu ntabwo babona uko ungana Oya. wangana gutyo ufite inzara byahatari gana gutya ni imibiri Imana iduhereza nyine ushobora no umubiri kuba nani warakubise. uturuka ku biryo ushobora no kuba uri nk'ubiswi byahatari ukaza n'umubiri nose ubu ngiye ko nawe unzana nawe ko urimo okay IGP abantu rero badukurikira kenshi nubwo tuba dutera story ariko nyine banibuka ko ahangaha ni ku gisata nyine cy'imyidagaduro bijyanye n'ubuhanzi rero ndagira ngo wongere ubatemo akantu ikindi gutigita ni songe nshyashya ufite amashusho yarasohotse audio yes banzu dutemo gutigita then tuyiganireho dukomeze n'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kandi nizere ko abantu mukomeje kuryoherwa n'ikiganiro cyacu ikindi nibyo tunyuzaho babiryoherwa gutigita mbabwira ngo ninjye ufite ubuzima bwanjye ku ruhara sinizera umuzimu w'impara ndumusoje urugamba udasigara nyina nyinshi nka Jory Montana izanyu babyina basunda kanura ijisho nkire mu rusenda naje mubyina gatunda ndabaza imyambati yo mu mwanda petu kikayivunga naretse street bamwoshya kwa kaze igitabo kibitsemo inkuru ndekura page mugapfira rimwe uwo mwiryo ugira utana kaze motherfuck naragukarabye aho kumva ibi beat ujye ukora namara umwaka nasohora ingoma kuri kushi ndapusha nkarenga kuri fica bisaba ifaranga uzanye ubucucu ndakwanga mfite vuko iri hadira kanga nge mbona uwo nakwita master umwe waririmbye banga y'u Rwanda abandi bashaka amafaranga bayabura bakazana ibyo kwanda iyi keji gufata si vuba urabyuka ugatigita umujyi kuri gani ndapima simpusha ushaka kugafata unsaba uruhushya yeye umuntu ushaka kugafata muri make niwe sherifu w'umujyi bavuga atagusabye uruhushya ni flop yumvika okay twagiye none udashaka utubwire inspiration utubwire studio station mbese koka kenshi abahanzi muhanga mujyanye na situation murimo y'icyo gihe mujyanye n'ibyo mubona tubwire nyine motivation y'indirimbo okay yes gutigita navuga ko ngera ni nicaye na Reza Beat nyine twibereye muri studio by the way kuko Reza Beat banzu mere Charlotte kuri Reza Beat kabisa ikindi dufite ndashaka ko muri iyi minsi wowe nawe nzabasura tugakora na studio session tukareba nyine gutangira from zero kugeza hagize ikintu kiba from zero to something from zero to hero ngere nicariye nyine ngiye na Reza Beat muri studio bisanzwe na Reza Beat kuko niba ndabizi bana nawe uramuzi byahatari ni umugangster nyine ni umuproducer tayari cyangwa nyine ni umuproducer ufite ubuhanga nyine bwahatari akubita beat nk'iminota 10 mbona arayisoje arambwira ngo iki beat urumva wakikubita se mpita nandikamo boro nyine ariko nyine ntago natinze nari ndi muri situation yo kureba nk'ibintu nka bitatu yandi muranditse nko ku bintu bitatu narebye kuntu umuntu areba kuntu uva nk'iwanyu wenda ugatigita ukavuga ati ngiye gushakira ubuzima hanga ushaka kuba uri w'imusanze ukavuga ati ngiye gushakira ubuzima KGN kasi ukaba uri w'imusanze ukavuga ati ngiye Rubavu narebye muri iyo situation nyine umuntu ashobora kujya ahantu bigakunda cyangwa bikanga tena ndareba ndavuga ushobora kuba uri hahantu wabaga nyine aho utarava aho hantu ukajya ahandi wari ufite kuntu ubayeho ufite karakteri zaho wenda uvuga ati kuko nko muri vase araboro navugaga ngo nakuze nkunda amayoga nangaga umbwira agakiza nahoze nkunda sekira umbwira iby'Imana nkahita nkatira napanze guhuza uduco tw'amabandi ngo ngira ubukire ntaramera imvi nashatse gucikana za brigade nge numvaga ndambiwe isi noneho reka nze mbive n'umuzi n'ubundi nashatse guhinduka undi urumva nyine ni nka boro ngo nakuze nkunda ibi nangaga umbwira ibi nyine mbese uri kuvuga nk'ahantu wabaga ukuntu wabaga umeze yari nyine ariko nyuma kabivu bisi byose yose mbihuje ndavuga ati kabisa nugutigita nyine ugareba ko life yahinduka nko muri karasi njya mvugamo ngo kuva hudu niruka cyakibicwa keje ndimo nguruka n'amaguru byansabye gutigita TV barambanira ndagaca nkubita nk'inkuba ibyo ntega bigufata mbere Keji life ubu nta mishinyiko umenya haso bogege ni pafu Keji ndimo nguruka mfite byinshi navuze muzibuka ndabizi kukunda ibyo nkora kucyugera kamera ugafera yeye horo nk'ibyo nyine urumva byose nugutigita kabisa Keji what ngo Keji ndimo nguruka mfite byinshi navuze muzibuka ese mane kuki tavuga Rubavu waje nyine njye ndi kuvuga haso nyine nko gutigita kuno Siko byumva sinshobora no kuvuga na Rubavu. Oya ndi kukumva neza. Ikindi gutigita abantu babimenye no guhiga cyangwa se gushakisha. Kugira ngo ugire icyo ugeraho. Ni ibyo kabisa.
cyakoze man. indirimbo nyine yakozwe fresh, Reza Beat arayikora, director LB. Mastering n'ubundi Reza Beat ni wakoze ibintu bya audio Reza byose. Beat ibintu bya audio byose kabisa nibye, na LB bijyanye na video byose nibye. N'abantu mbese babiri bayikoze. Yakozwe n'abantu batatu. Ni batatu. Ni batatu kabisa nibagiwe. Wa mbere ninje Reza Beat na director. Uri main se uri ukenewe cyane ni muri batatu. Ko bose se bunganira. Bose raro Shaka umuntu ukenewe cyane uvuga ati nje uyu muntu yabura muri iyi projet ni yari kubaho, ariko abandi iyo babura muri iyi projet ntago nzi uburyo yari kubaho, ariko yari kubaho. Ubwo se sinjewera, ubwo urumva ninje, urumva Reza Beat ntari kuba mari, ni yari gukora, ntago yari gukora audio na LB ntamuhaye audio, ntago yari gukora video, utamuhaye ibyo wakoze ntago yabona ko nakora video. muri make ni ukenewe cyane. Oya bose nose ngiye mbikoze ahubwo se nabikorera he nanje. Urumva biragoye tu, bose barakenera. Umuhanzi, producer, director bose barakenera. Okay. Yeah. Umuhanzi, producer na director ni abantu bakenewe cyane kugira ngo igihangano gisohoke. None se ubundi ko uyu munsi nzi neza ko nawe urimo kwitegura kuba umudirector mwiza, kuki utabyikorera? Ntago nose se ujya ubona nka Element Yes producer twemera nk'igihugu cyose ko arenze. Ntago yikorera se production. Ese se ujya ubona zishyira Bob Pro nawe burari. Oya wita adakora ni mix ni mastering. Nanjye nshobora kuyikata herezo ndakakiramo effect n'amakara. Ese ko nta credit nigeze mbona wihazaka. Aya ntago nayikozeho. Ariko ikindi gihe wenda biteye nibyo kuko nanjye ndabyiga. Hari ikintu najya amenya ikintu nanjye nkaba mfite amayi. Okay, tunabamenyesha noneho uwo uri uyu munsi n'uwo witegura kuba n'abafite akazi bakagutema. Ubwo sinabibabwiye se. Ndi umuhanzi. Nkaba n'umudirector. Ubwo babahanze rero badafite amafaranga yo gukora video banyegere. Nurizo uzabakorera ku buntu. Ngiye njya mfasha byatari. Sinzi niba utarubiza ariko nyine ngiye njya supportinga tu. Okay. Supportinga nshobora kumva umuntu afite talent nkamubwira ati ndashaka make yo gushaka utuntu amukorera tu. Ntago nyine ngiye niyumva ku bandi basa niko nzi kuntu nyine muziki hasi ukuntu bigora nyine kugira ngo agere hagera. Ndazize ntago nakwiyemera ku muhanzi. Okay. Ndibaza ku buryo bisobanuye ko wowe zero cost wakora akazi. Zero cost. Nyine uri gufasha umuntu. Ya ngewe nagakora kuri ngewe kabisa. Sure. Ariko urumva ni muri Bibiliya ni he? Ntago nzabora handitse ngo Imana ifashe wifashisha. Wese atawe muri Bibiliya niba ari he? Ni muri Kayira fresh. Ariko nyine nk'ikintu nshatse kuvuga ntago wenda ngiye nshobora kuyikora zero cost nta mafaranga mubajeje. Yego. Hako si ubwo umusani wajya gukorera wenda yabura na location cyangwa yabura na imyenda se? Ntago yayibura. Yani nk'ibyo nyine mbese ubwo no kuvuga we yabonye location akabona style amubwira ati wenda dushaka kamera imeze gutya na wenda akaba yayibona wenda mu gihe ntafite ubwo bushobozi. Yego. Akayibona ntare bikabisa nge nayimukorera. Wow. Mbonye ariko ufite indirimbo nziza. Wabwirwa n'iki kindirimbo ari nziza? Uzi umuhanzi nanjye sinzi kumva. Nyine uzi ari ukuntu ngiye ukuntu numva imyandikire nkumva ukuntu waguye muri beat. Nyine ngiye numvisha ari fresh ngiye ntare. N'umusana ujya unyapproachinga ngo dukore video nibyo ndeba. Cyangwa dukora indirimbo collabo. Yego. Yesu mbonye ntari. Umusana uko approachinga umukorane ikihanga n'icyo ari cyo cyose. Ucyo ubanza kurira no kumubwira ati nyereka ibyo wakoze. Ngiye ndamanza nkasura channel EP kabisa ntago nabeshya abantu. Adafite channel se? Ngakubwira ati ibyo nakoze ngenda cyabifite kuri storage runaka. Urumva umuntu rero udafite channel ndareberaho wenda ndebe n'ibintu bibiri yakoze. Ntago nyine namuha amahirwe 100% nshobora no kugenda se kukumvisha ibyo yakoze biri muri studio. Nko muri studio. Ntari binaho ntari. Okay, noneho rero tugeze mu gace ko kuvuga ngo nkura numvaga nzaba umuhanzi, numvaga nzaba umukinnyi w'umupira. Ariko nza kudevia njya mu buhanzi. Twamaze kubona ko cyabiguteye nyine ni motivation cyagiye yo kumva ngo imyitwarire abantu bayibonye baravuga ati wowe umuraperi. Abaguhamagara bari kwita kanaka. Nyine ibyo bintu bigusunikiriza kujya muri rap. Rap y'Igisenyi icyo gihe nk'ahantu wakuriye yari ihagaze ite, wayibona gute? Ese gukinwa ku ma radio station kuko Igisenyi na televiziyo dufite byari bimeze bite? Kuko byagenda kose akenshi ushaka kwinjira mu kintu ugishaka amakuru. Okay, ngaho duhe rero nyine amakuru kuri rap y'Igisenyi icyo gihe. Ubwo se nago barabifata n'abahungu bacu. Man, umva rero mubwire. Last time naganiriye n'uwo bita Epogod. Arambwira ati ngiye rwose mwizamuka ryanjye ntabwo nzi ko nzaba umuraperi,
ariko kubera Imana nyine kuko niyo tugenera igeno ry'ejo hazaza, ubundi umuraperi ambwira ba Big Shem ko bagiye babafasha mu presenting ibiboro byabo nyine kubakina, ko baje bagahindura ibintu runaka, ambwira abaraperi bagiye bakora nyine yagiye yumviraho. Ntabwo rero bisobanuye ko nawe wakikomeza. It's okay man, iyi ngiyi ni uku entertaining abantu, uretse no entertaining abantu ni uruhande rwawe uko ubyumva rigana ariko mbyumva nuko ubifata siko mbifata. Ariko mugani nanira ibintu bundi nta nje nisiko nta muntu mba ndatuka cyangwa nsa ndavuga gutya, ariko nyine nje nabundi na ibintu bya mbere nzi nyine cyangwa se, ariko ntanubwo ari Gisenyi gusa, ni no mu Rwanda hose nyine ibintu by'ibimenyane nibyo bikora, sibye n'ibimenyane ariko cyangwa se ngo ubundi turaziranye ubundi kabisi yijemo Gisenyi, ariko noneho nibisazi bibari hataje. Sinawe wenda ari byinshi ushobora gukapinga ariko nawe urabibona. Oya nge ndafata ngewe arabanzi kabisa benshi cyane, nta nubwo najya kuvuga umubare. Gisenyi bakora neza pe, kora neza kabisa, nanjye ndeba nkavuga ati vuga batanu kuko benshi batanu wabunanguye. Oya nta kibazo, it's okay, we picking randomly uvuga ati kanaka it's okay, kandi ure muri rap okay, reba mu muziki nta kibazo wigise. Ndareba mu muziki nkurikije abari gukora ubu ngubu nyine wenda ntagendeye ngo uyakoze ibi nibi. Yanjye deko ari gukora Pacifica, ajya akora indirimbo nziza tu. Pacifica akora indirimbo nziza kabisa, kandi nyine azitaho. Izina yararihinduye bayisigaye yitwa Fika Magic Boy. Akora ibintu byiza. Prince Bado akora ibintu byiza. Nanjye nkora ibintu byiza. Okay. Ndi gushaka kumvisha abantu ngenzi ko bakora ibintu byiza. Nabandi barabireba no ku YouTube na. It's okay. Ngiye niko mbyumva tu. Nabarabona ko nkora ibibi ntari bariko nyine ngiye kuri ngiye niko mbyumva. Umujama witwa Relax kubikunda uramuzi? Relax. Uramuzi? Ndamuzi ariko siturahura. Nawe akora ngiye nyine njya mara akora ibintu byiza kabisa, kubita audio nziza video. Hakaza Thompson akora ibintu byiza. Kabisa umupapa arategura kuri audio school yakaza guhitana. OG. Joskid akora ibintu byiza. Joskid. Ndewondera. Wa mujama Ishambai. Na akora mu DJ. Rampetiri no mu DJ. Ntago nari mbizi. Ishambai no mu DJ mu duclub arakubita. Ntago byo nari mbimuzi ho, ariko narinzi ko ari umusana. Ni umusana ariko ni no mu DJ. Ariko nyine abo bantu sase uri kwemera ko bose mvuze bakora kabisa. Ariko baze ko nta gitaramo kirabira bavungo abantu mirengera. Okay. Reka nkubwire kuri aka kantu k'igitaramo cy'Irubavu. From 2015 to 2019 nari ndiyo, kandi ibitaramo byabaga bimeze neza, ariko uyu munsi mvuze ngo ikindi kandi nawe nagira Urubavu bakuzi cyane. Ngiye baranzi nese. Umva impamvu batakuzi man. Wowe mu gihe cyawe cyo kuvuga ngo ngiye gusohora boro za dance cyangwa gukora ibintu wese wizamukira KGL. Ari naho hawo nashaka kuganisha ngira ngo tuganire. Ese umuraperi cyangwa se umuhanzi runaka uri mu ntara afite mahirwe ngana iki yo kuba yamenyekana byihuse nk'umuntu uri Kigali? Urugero rwa hafi dufite abapeti bahari hepfo babikora pe, babikora. Reka nguhe nk'urugero mu minsi yashize za 2012 na 3 gutyo, Desem yari imeze neza. Desem ahubwo nabibagiwe. Ahubwo burara abantu nagiye nibagiwe ahubwo twasatura yatwa. Noneho uretse nkubwire Desem icyo gihe yari imeze neza ku buryo na Urban Boys yasabaga Desem collabo. Ba Bruce Melody bingingaga Desem ngo dukorana kana. Sibyo ba Dream Boys babaga bavuga ngo Desem irarenze. Bakora utunoza ingendo n'abapasi. Icyo gihe Desem yari imeze neza. Ako Desem yihagararaho ngo niyaza KGL. N'uyu munsi rakubwira ati ko tuzakora ibintu byacu kugeza batwumvishe nyine batkubahe bamenye ngo turi abantu. Ko nubundi nibyo. Yego. Bo bakakomeza kuvuga ati Igisenyi turabikorera Igisenyi paka mutwumvire hano. Ndashaka noneho umbwire ese umuhanzi ko kubikorera mu ntara akomeza hanyanyaze bizagiro bikunde. Umuhanzi se uvuze ati none it's okay, reka mpindure Kirima genda Kigali nge muri capitale aho radio station zirenga 10 na 20 ziri. Apana kwicara muri location irimo radio station imwe cyangwa ebyiri 3. Ndabarizo zinyina abarizo mba mfite power play kuko ndi umuhanzi uri local. Nyine ngende mbu umuhanzi uri big. Ndashaka ibyo bintu ugira ukuntu ubibwira abantu cyangwa se sinzi nk'umuhanzi ukuri uko byumva, ariko ikibazo cyangira cyumva. Ndacyumva. Okay, twagiye.
ngewe kuntu rero mbyumva wenda nkunganiyeho gato ahantu hose burangiye mbona ari Imana tu, ahantu hose burangiye mbona niyo waba ufite talent ariko nyine igihe cyawe kitaragera ntabwo abanyarwanda babibona cyangwa se n'isi yose. Rero ntabwo mpamya ko gukorera umuziki Kigali ariko kuzamuka, nese nta bantu z'i Kigali bazi imyaka 18 mu muziki. hari uzi se ngo ndabazi Ntabwo najya kuvuga amazina niteranya n'abashite wanjye ariko ndabazi kabisa, ntabwo nanjye nzi benshi nawe kandi urabazi. Senda ko ntaba mentioningira no kuri kamera ariko murabazi. Amaze n'imyaka 10 cyangwa se amaze n'imyaka 5. Ariko wenda nkurikije no kuri DSM kuna rubivuze. DSM ngiye naba G nemera niyo muye na J Fare ndabimubwira uzanamubaza. J Fare na J Love. J Fare ne duciringa cyane. Okay, bose nge naba gangster banje naba. Nge J Fare ne twacirinze cyane tubwirewe ahantu henshi twanahurije. Ariko nyine niyo duje nge ndabimubwira buri umuntu nge ntago navuga umuntu utarenze tu. Cyase ngiye umuntu ufata n'ubundi wese ndabikubwira. Ntago njya nkunda kuvuga ngo ndi kwinyuza kure. Ariko nyine ibintu ndi kuvuga ahantu hose Imana yabishatse wafata. Ushobora nese ubwo nka DSM hari ubwo babigize abo Kigali. Ako ngenda banaza baje gukubita gusa Salax Award baje baba nominated n'ubundi baba bavuye Gisenyi bakongera bakisubirirayo. Ariko ngenda cyeka ko nta muhanzi uri hano muri Kigali uretse ko wenda ari wabibaza kuko banze bakunda gukapinga, ngiye ntago njya nkapinga. Ibirimo ndabivuga ntago njya nshobora nyine kunyura ku ruhande tu. Buri hari unambwiye atabatarenze ari nabonze nahita mbakubwira. Urumva ndakeka ko nta muhanzi uri hano muri Kigali ushobora kuba nyine Igisenyi utazi DSM. Nabano bose uri kuvuga bose rega nyine ngewe icyo gihe nge nari ndi mu muziki man boro ndazizi. Ariko nkurikije ukuntu Bruce yazaga babeginga nyine kurabo akiri umubeka kuri muri Guma Guma nyine ubona ko man aba gangster bari barenze kirye gihe. Ariko uyu munsi menya bagiye no kugigira korabo kwa Bruce Melody yababwira ati musa agari none hamwe mwitoza. Oya nyine urumva waje abantu benshi waje abasari benshi ko nese urumva nyine ubu ngubu abaraperi bura gutyo nabo abantu navuze bari gukora. Buri hari n'abandi bura twagiye twibagirwa fo benshi buno umupeti wese arajya muri studio nakubita n'indirimbo imwe urumva irenze. Buno nyine abantu bose ebana bakangutse muri mind byatari ntago babumvisha imiziki imwe. OG hip hop amapiano jazz drill nyine afrobeat byose nyine byarahindutse to. Okay, reka dukomeze noneho tuniganirira. Ariko mbere yuko tujya mu tundi tuntu urabanza wongere dutema akantu nyine abantu bamenye ngo ndi kumwe n'umuntu umeze gutya. Rega nago wowe ugomba kumenya ikintu kimwe naguri mu influencer. Uri umu entertainer ngo uvuge ngo nge naje hano kubwira abantu ibintu nafite. Uri entertaining ariko ufite n'ibikorwa. Rero ibyo bikorwa byawe turajya ducishamo nyine ubibatemo. Nitumara kubatamo ubundi tubiganirire. Ubu nitegura ariko uduchallenges wagiye ugira mu buzima n'utuntu tudasanzwe agihura natwo. Rego uyu munsi nshaka tuganire ku buryo iyi televiziyo cyangwa se ahantu haca impano ni muri Factor of Talent. Nshaka ko byibuze buri muntu wese uzazuhagera hajya hamugira umumaro. Nyuma yo kumugira umumaro ariko n'abantu akenshi dukeneye abantu baganiriza public yabo. Namwe nk'abasani abantu babona rimwe gusa musohora ibiboro byanyu. Iyo mutaragira amahirwe ngo umuntu babatumiye ku stage runaka kuba umuntu yakubona nyine biragoye. Iyo bisobanuye ko niba tugize amahirwe tukakugira ewana ba bantu bawe noneho bakumenye banabona imana ikunaciringa. Okay, muri stu habera amabara session ndimo nge sinjya mpubuka izo gang zifite ibipara mwese muzaze mbacome nk'impara story utamenye ndi muto uzayumva hose nkigera kaburi byugabanya furi ishyari n'urwango wujuje umutima nakwanze rimwe nkikubona wigize gang umbunza aho umunwa urutwe rwibye mu busa unyataka gute tutanganya level ndirwa pamwiza utarya imboga sinici nkawe nkumena umutima fata pepa na pen wereke kuntu dukora izi vest muri tondo mbadi muri hustle nubwize jiga zitugize chronic mu muhanda dufite amadega izo pop ziduhiga kubi bifuzo dutwiko ntazo nkigira zakoresha ingumi nkumena itara nakinnye na square umupeti no muri futu namushyize bench none urasazi ushaka no kunsariraho songs zawe zitarenga urugo ukika ko ari nde wamenye ibyo ukora muzika nyikora nk'akazi kubona feature bigusaba momo uruganda rumaze kugaga ndambiwe ubwana bwicize beat Vigo yazanywe na Cops zinkubuka gero ndi kwikaya Strombo nyitereka hasi mberetse pick ya bro bavuga ko bahuyikoze icyo gihemba ncitsa gasheni street na hudu nibashon nta muri wapa duhanganye kazi
umudage ugitsapa amagaze twahuza gute? Ozzy King. Show Pakalast.